Captain Noble Theogene Nsengimana. Abofisiye bato 38 barangije icyiciro cya 21 cy'amasomo ahabwa abofisiye bato bari bamazemo amezi 5 bayahererwa mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye Nyakinama mu karere ka Musanze. Mu masomo bahawe harimo ajyanye no gutegura urugamba, kuyobora abasirikare ku rugamba ndetse n'ubuyobozi muri rusange. Bamwe muri aba bofisiye bato barangije iyi kosi bahamya ko bungukiyemo byinshi haba mu miyoborere y'urugamba ndetse n'ubuyobozi muri rusange, nk'uko bishimangirwa na Meja Kayihura Kagira neza ndetse na Majoro Umuhuza Sikovye. Ni kosi nziza ku buryo bitwongera ubumenyi mu miyoborere ya gisirikare haba ku rugamba cyangwa se mu bihe bisanzwe. Umusanzu nyuye actually yo tuje kwiga hangaho ntabwo tuba tuje kwiga ku giti cyacu kuko twebwe nitwe bayobozi. Iyo tuje kwiga rero impamba tujyana tuvanya hangaha tuyishyira abayoborwa bacu tukabishyira mu bikorwa nabo tukabamenyereza kugira ngo bakore umwuga wabo wa gisirikare ariko bakora mu buryo buri professional. Aba bofisiye bato kandi mu mezi 5 bari bamaze muri iyi kosi abitwaye neza mu byiciro bigiye bitandukanye bahawe ibihembo. Major General Vincent Nyakarundi umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka yasabye aba bofisiye bato kurangwa n'ubudasa mu kazi kabo ka buri munsi. We must strive for a force built on trust, accountability, discipline and sacrifice. Aribyo biganisha kuri impanuro His Excellency the Commander in Chief and the President of Rwanda atubwira mu gihe tugomba kuba ubudasa. Force ubudasa mu byo dukora byose tugomba kwerekana ubudasa. Ababyeyi shaka ababyeyi abafasha abavandimwe na families z'aba officers barangije umunsi kuri support ku ntege mwari mubatera kandi uko mubafasha mubafasha RDF. Turabashimiye cyane rero mu izina y'ubuyobozi bukuru bwa RDF. Muri rusange aba bofisiye bato 38 basoje icyiciro cya 21 cy'amasomo ahabwa abofisiye bato harimo n'abapolisi 2 nabo bari bamaze amezi 5 muri iyi kosi. Umuhoza Honore, Flash TV, Nyakinama mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.